Ngiye kubereka uburyo iyi phone tubasha kuyiforomata. Mbere yo kugira ngo dutangire kanda subscribe, ukande like, unyandikire aho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Reka noneho dutangire. Nta kindi urakora, uraza ufate kuri iri buto rya volume ryo hasi. Ndakeka uri kuribona. Iri ngiri reka ndibereke neza. Uraza ufate kuri iri buto rya volume ryo hasi, nurangiza ufate n'iri ngiri ryo kuyatsa. Gutya. Nurangiza ubifatire rimwe, nurangiza ukande. Gutyo ndi kubikora nyine. Nurangiza ukande, urakanda cyane. Mwibutse ko ubu ni uburyo bwo guforomata telefone cyangwa se iyi Airtel Imagine. Urakanda, noneho ugikanda ukibona phone ikicyaka izana logo, urahita urekura rya buto ryo hasi ryo kuyatsa, usigarane ririya rya volume yo hasi. Noneho harahita haza intoze zimeze gutyo. Urahita uza hano kuri factory reset ahangaha. Numara kuhagera urahita ukanda kuri rya buto ryo kwatsa. Nurangiza ni ukuvuga ngo kumanuka ni iriya volume yo hasi, kuzamuka ni iriya volume yo hejuru. Urahita ukanda OK, noneho kwemeza OK ni iryo buto ryo kuyatsa nyine. Urahita ukanda OK. Noneho ugikanda OK urahita nanone wongera ukande OK. Ndakeka muri kubibona. Uko ndi kubikora nawe aba ariko uzabikora cyangwa se aba ariko ubikora. Uzategereza noneho telefone yake. Ni ukuvuga ngo hano telefone yacu turayiforomase. Ariko uburyo bwiza bwo kuyiforomata, mbere yo kuyiforomata uzabanze ukuremo batiri muri telefone yawe. Uzabanze ukuremo batiri nanone tena wongere uyisubizemo, ubone ukora ibyo ngibyo ibyo ndi gukora. Kuko hari nk'igihe usanga abantu bayikiniyeho cyane, hanyuma nawe rero ukaza ugahita ubikomereza aho bari bageze. Oya, ntabwo ari byo. Ahubwo wowe uzaze ukuremo batiri, nurangiza uyitangire bundi bushya. Ukore gutyo. Ubikore gutyo, ubundi urebe ngo hari na telefone zitajya zemera iyo zitarimo umuriro. Wenda urugero, iyo zitarimo umuriro guhera nko muri 50, umuriro wa 50, hari fone zitajya zemera. Bigasaba ko zigomba kuba harimo nibura guhera ku muriro wa 50 kuzamura. Akenshi rero nuzabikora ukabona biri kujya byanga, uzamenye ko niba atari ikibazo cy'uko wenda utakuyemo batiri, uzamenye ko ari ikibazo cy'umuriro. Urabona telefone yacu turi kuyiforomata. Hano turategereje turebe resulta ziri buvemo. Turategereza. Hano urategereza bihagije bitewe nuko biratinda. Urabona ko birarangiye. Bikirangira rero nta kindi uzakora hano. Sinzi niba muri kureba neza. Hariya ni ukuvuga ngo ni select language. Hariya nyine ni ugushyiraho ururimi nyine uvuga, ururimi nyine ubasha kumva. Hano noneho ahangaha uzaza uhitemo Rwanda. Igihugu nyine, igihugu urimo uzaza uhitemo wenda urugero Rwanda. Ariko nyine by'ibihugu nta nubwo aba ari ngombwa, ushobora no guhitamo n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Gusa nyine biba byiza iyo uhisemo igihugu cyawe, bitewe n'uko nk'iyo telefone yatse hari nk'igihe wenda urugero, hari nk'igihe uba usanga isaha yavuye ku gihe bitewe n'uko washyizemo igihugu nyine utabarizwamo, cyangwa se ugasanga hari n'utundi tuntu nyine tutari kugenda neza. Rero icyiza ni uko washyiramo igihugu. Noneho hano uzaza ushyiremo password ya wifi yawe. Niba uri gukoresha wifi uzaza ushyiremo password ya wifi yawe. Uzaza ushyiremo password ya wifi yawe.
urabona ko turi kuyandika, zaza uyandike witonze, zaza uyandike witonze. Mbibutse ko ngiye kujya mbategurira video bene nk'izi ngizi zibigisha gukuramo amawifi, gukuramo amapassword mu matelefoni, gusa byemewe n'amategeko. Ntabwo tujya dukora ibintu bitemewe n'amategeko, twebwe dukora ibyemewe n'amategeko gusa. Ni kuvuga ngo ubu buryo, wenda urugero telefone yawe ushobora kuba wibagiwe password cyangwa se wibagiwe wifi, ubu buryo nibwo tubasha kugufashamo, ntabwo tugukorera video ngo kugira ngo uzagende ubyigire ku matelefone y'abandi cyangwa se ngo iz'ubujura aba arizo ubikoraho. Uzabikore kuri telefone yawe igihe wibagiwe password cyangwa se igihe wibagiwe wifi, aba ariho uzabikora. Ntuzagende ugiye kubikoresha mu zindi nyungu nubikora mu zindi nyungu zawe bwite, ubwo amategeko nagukurikirana ntuzavuge ngo ntabwo twakubwiye. Twe dukora hano ibyemewe n'amategeko. Reka nkwibutse rero gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana no mu zindi video zigiye zitandukanye, hatazagira video n'imwe zijya zigucika. Uyu munsi rero nandi kukwereka uburyo wabasha gufomata iyi telefone ya Airtel. Ubutaha nzabakorera video noneho ibereka uburyo wabasha gukuramo wifi. Hari abantu benshi izi telefone zijya zinanira gukuramo wifi. Iyo video rero niyo nzabakoreraho ubutaha.